Yes, nk'ibisanzwe ni uri Beatz. Hanyuma rero mbere yacu dufite mixer, uvuga ngo uyu munsi tugiye kwiga icyo bita mixer. Iyi mixer turi imbere ni mixer ya 32, iri mu ma mixer manini ngira ngo ni nako bimeze, ariko sinakuvuga ngo ngira ngo. Hanyuma rero tugiye kwigaho utuntu tutari twinshi cyane, kandi bizaterwa na feedback zanyu nanone. Kandi nimubikunda nzakomeza mbigishe, nimbona mutari kubikunda it's okay, tuzakora n'ibindi kuko muzike ni yacu. Beat rero ni ibintu byose ni ibya muzike. Wumvishemo akantu ka beat uhita wumva ko ibintu byose ari muzike. Hanyuma rero tugiye kwiga iyi mixer yacu. Navuga ngo ubundi uko biba bimeze mixer, ubundi bifite ibice byinshi cyane, ariko agace k'ingenzi cyane na line. Iyi line niyo ari ingenzi cyane, kuko nukuvuga ngo icyo tuba dufite hano, tuba dufite line. Iyi line iri hano kujya haruguru, iyi ngiyi ndimo ndabereka ni kimwe n'iyi line izamuka hano, ni kimwe n'iyi. Yes, nuvuga ngo nyine mixer ifite line zisa nkaho zisa. Iyi ngiyi gerageza kuba ifite ibintu byinshi ugereranyije n'izisanzwe, ariko nanone ntabwo ufite byinshi cyane kuko iyi ni Behringer. Hari izindi rero za Soundcraft. Soundcraft zisanga zo ziba zifite line nyinshi cyane. Hari n'izindi, izi ni mixer zisanzwe, na mixer za digital. Byose rero byose ni ama mixer digital, bifite itandukaniro na zimwe zisanzwe dukoresha. Iyi mixer rero mbere yo kugira ngo wenda tuyikoreshe, turabanza tumenye se igizwe n'ibiki. Nkuko nabibwiye ifite inzira 32. Nkuko mubibona ku mibare yayo nyine irakwereka ko hano hasi igera kuri 28, then 32, 32 bikagaragarira hano. Usanga rero n'ubundi biriho bigaragara iyo urimo urayikoresha, niho ugenda wamenya ko izi line zose zikora. Then ino mixer yacu ifite icyo bita group enye, nkuko mubibona zitwa subgroup, arizo zifite na out yazo yitwa subgroup hejuru. Ngo n'ubango ifite line enye nkuko bigaragara n'ubundi. Tukagira ino mixer yacu nanone ikabigira nabereka wenda, ikaba ifite icyo bita auxiliary. Ayigira auxiliary, ikagira na FX nayo twayifata nka auxiliary, rimwe na rimwe tuyikoresha nka auxiliary. Ariko mu by'ukuri nyine ntabwo ubundi ari auxiliary, nuko ari uburyo bwo kwiranje. Hanyuma rero nuvuga ngo ifite mixer yacu ifite out left and right, nkuko mubibona. Ikagira umwanya wa ekuteri, na ekuteri nashyizemo izi na ekuteri. Izi na ekuteri zazirimo. Hanyuma rero tukagira n'umwanya urabona ko ari wo witwa phone. Umwanya wa ekuteri niwo witwa phone. Then tukagira n'agace ka mono out. Tukagira icyo bita equalizer, nkuko mubibona biba byanditseho. Tukagira izo equalizer zizo zikorera hano. Signal hano ni signal, izi ni signal control, zigenda zikwereka ukuntu signal zitambuka. Hanyuma then murabona nyine mbega irihagije pe. Ikagira n'umwanya nawo wita nkaho ari auxiliary nyine nyinshi, nyine wenda nuko zitaba zitwa auxiliary zose, ariko twavuga ko nazo aba ari auxiliary. Bita return, cyangwa abantu bakunze kwita ngo ni retour mu Gifaransa, because I don't know how it is, ariko
icyo nzi cyo nuko bino bintu ubikoze neza urabikunda pe. Muziki iraryoha ya. Hanyuma rero nkuko mubibona izi ni sub, iyi ni mono nkuko nabiberetse hejuru, iyi ni main, iyi ni sub group nkuko mwabibonye. Then nuko nkuko mixer yacu imeze, ariko ni ukuvuga ngo ibyo byose biba bifite ama volume. So volume zayo nkuko nabiberetse ari hejuru ya effects igira volume yayo hano. Yes, wayifata nk'ama effect. Then na hano hirya nayo kubera ko ni two ifite ya hano ya hano. Yes, then noneho rero katurebe imixer yacu kuyikoresha rero ntabwo igoye, ni byose biri ize cyane kabisa. Ni ukuvuga ngo hano tuba dufite igice yes, ni hari ikantu bagiye kubabwira. Ino mixer ni zimwe za flat, mixer za flat. Iyi ngiyi nkuko mubibona ni flat kabisa, ni flat pe, ni gatoya, bafite size umubyimba ni muto rwose. Ni zimwe rero zikoresha ama amplifier ku ruhande, ubwo ndavuga za power. Yes, of course, nibyo ngibyo nyine ampli power cyangwa abantu bakunze kwita le puissance, ampli de puissance mu gifaransa, ariko mu cyongereza tukayita ampli power. Ni ampli nyine ifite imbaraga kabisa. Then nkuko nabibabwiye ukuvuga ngo hano hasi naho tugira ama button, zigera muri enye. Tugira ibita main, tukagira 3 4, tukagira 1 2, tukagira so, then tukaza kugira button ya gatanu iri hano hejuru yitwa mute. Then tukagira n'iyindi bita bayita play cyangwa play ampli. Then noneho kugira ngo rero ino mixer tuyitangire tuyige, nuko ibyo ngibyo ari ingenzi kugira ngo tubanze tubimenye, kugira ngo ubashe kuyiga nyine uza amakuru yose. Ni ukuvuga ngo muri makeya twavuga ko ino mixer yacu ifite out zigera ni mono, then plus main sub ari enye, then ukagira mbega uramutse uri umuntu uri kuyikoresha. Ni ukuvuga ngo nyine imbaraga byonyine ifite uburyo bwo kuba wasohorera ibintu bigera mu 8 bitandukanye kandi ntibitere ikibazo, kuko n'izo mbaraga zayo niko baba barayikoze. Then hanyuma dufite uko nababwiye iyi ni line imwe igizwe n'ibi byose. Then muri mixer nk'ibisanzwe mixer zose ngira ngo bino byose ziba zibifite, wenda iyi low cut ntabwo yitwa low cut ibisanzwe, ntabwo yitwa low cut ku zindi mixer. Ikigira icyo bita line, ikagira na insert. Line ifite ebyiri, ni ukuvuga ngo igira bita unbalanced, ikagira na balance. Ni ukuvuga ngo unbalanced ni izi ngizi, iki ngiki nicyo cyitwa unbalanced, iki ngiki nicyo bita unbalanced, then iyi bari balance. Ni ukuvuga ngo rero iyi mixer yacu iyi tugira yitwa pan. Iyi pan hari igihe abantu batamenya kuyikoresha neza kandi igira akamaro. Kuvuga ngo ino pan ni ingenzi cyane, ni nziza cyane muri mixer, kuko ino pan ikintu dufasha, ni ukuvuga ngo ifite iyi ara ndende aba ari left, iyi ara ntoya ari right. Yes, aba ari right. Rero ni ukuvuga ngo iyo ndamutse ntwaye ino mixer yacu, ino knobs cyangwa volume, knob cyangwa volume, iyo ndamutse nyikaraze
uku nguku. Iyo ndamutse nyikaraze nkayijyana mo hagati like that, nk'uku nguku irimo hano hagati, vuga ngo mba nyishyizemo muri stereo, icyo dukunze kwita muri stereo muri sound. Ni vuga ngo ibigiye muri stereo, ijwi ryayo rijyamo hagati. Niyo hano hacometseho microphone, vuga ngo ijwi rya microphone rizaba riri muri speaker ya left and right mu buryo bungana. Bishobora gutandukanywa wenda n'imbaraga za speaker bitewe n'uko zitangana, ariko actually mu by'ukuri nyine ifite imbaraga zingana kuri mixer. Wenda icyo bitandukanyirizwaho ni uko bibuze gutandukanywa n'izo baffle cyangwa speaker zicometseho. Hanyuma rero tukagira iyo hagati, na izi zo hagati iz'umuhondo uko ari ebyiri ni FX nk'uko twayibonye hariya hejuru kuri mixer. FX ubwo ikontrolinga volume yo kuri FX nyine, niyo volume yayo muri ino line n'ikimaze muri uno murongo. Then nuvuga ngo n'umurongo ubundi ukontrolinga buri kimwe cyose kiriho hano. Tucometse kuri uno murongo ni kikontrolinga. Ntabwo ushobora gukontrola icyahangaha ukikontroleye hano, ahubwo buri kimwe ukwacyo. Niba hacometseho mikoro irikontrola muri iri ukwayo gutya, then hano kontrola ukwayo. Izo rero izi ngizi ni amauxiliary nababwiraga. Ni amauxiliary yandi yitwa FX nkuko mubibona byanditseho. Ruguru tukagira izindi zitwa aux cyangwa auxiliary. Ni nayo niba yanditseho auxiliary byanyabyo, niyo twita auxiliary ubundi byanyabyo. FX ni auxiliary yo mu bundi buryo. Noneho tukagira hano haruguru murabibona dutangiye hano, tutangiriye kuyo bita low. Tukagira frequency. Frequency bwita byumva ni frequency navuga ngo kera nko kwisubiramo, no ubwisubiremo ubwijwe. Hanyuma tukagira iyo bita midi. Tukagira niyo bita high ari iri hano ahangaha nkuko mubibona. Then uvuga ngo izi zose line kuva kuri nimero 1 kugera kuri nimero 20 kugera kuri 27 28 hose ni gutya bimeze. Then noneho cyangwa ubwo no kuva kuri rimwe kugera kuri 28 mu Kinyarwanda. Hanyuma tukagira bino bice byose bimeze kimwe nkuko nabibabwiye. Then noneho ukuntu mixer yacu bimeze nkuko muri kubona, iyi ngiyi ukuntu setinze. Uyu mwanya ndimo ndakoraho ni umwanya wa microphone. Hano nacometse microphone. Ni kuvuga ngo icyo bivuze ni uko iyi mixer yacu uko nayisetinze hano kuri microphone zanjye bitewe nuko ziri buvuge, ntandukanya uburyo bwa setting. Iyi mixer yacu rero nindamuka nyakije, wenda tunyatse, nindamuka nyakije iraka irya like that. Mixer yacu nuko yaka. Iyi mixer nuko yaka. Then noneho byose muri kubona input ya mute nkuko nayabwiraga ni ikikora. Murakoze cyane. Ubutaha tuzakomeza twiga uburyo zira volume zigenda zikora impinduka kwijwi cyangwa ku muziki bitewe. Nasobanuye n'uburyo ino mibare ikibisobanuye nkuko mubibona. Ino mibare ikisobanuye zino lighting nk'ibyo ngibyo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Kanda subscribe, ukore na share, then dukomeze twige.